Ndagusuje kandi nguhaye ikaze muri iyi ncamake ikubiye hamwe y'icyigisho cya 12. Icyigisho cyacu cya 12 kiragira kiti Imana irakiranuka. Aho gifite icyo kwibuka kiboneka muri Yosuwa igice cya 21 umurongo wa 45. Haravuga ngo nta jambo ryiza na rimwe mu y'Uwiteka yasezeranije ubwoko bw'Abisiraheli ryakutse, ahubwo byose byarasohoye. Nishimiye ko tugiye kubana nawe, aho tugiye gukomataniriza hamwe ingingo yo kuwa mbere kugeza kwa gatandatu mu ncamake. Aho ingingo yo kuwa mbere yavugaga ngo byose byarasohoye, naho ingingo yo kuwa kabiri yo yaravugaga ngo ikimenyetso cyo kwitabwaho, naho iyo kuwa gatatu yaravugaga ngo imbibi zigaragara, naho iyo kuwa kane nayo yaravugaga ngo uburakari bw'Uwiteka. Iyo kuwa gatanu nayo iragira iti shikama ku Mana, tugasoza n'ibindi byo kwiga no kuzirikanwa. Muri iyi ncamake murabana na mwene Iradukunda Patience. Niba wifuza kugendana n'Imana umunsi ku munsi nk'uko Enoki yabigenje, shyira ku ruhande ibiganiro by'amanjwe, ahubwo wiyegereze ibiganiro byose bivuga ku bwiza bw'Imana, imirimo itangaje yakoze ndetse n'uko ikomeye kandi ikagira imbabazi. Ibyo ngibyo bizagufasha kumva kandi ugasobanukirwa n'ubwiza bw'Imana, ari byo bizagutera kuyiramya umunsi ku wundi, umunota ku wundi ndetse n'isegonda ku rindi. Niyo mpamvu ari ingenzi gukanda kuri subscribe nimba utarayikandaho, kugira ngo tuzajye twibanira muri iki kiganiro kivuga imirimo itangaje Uwiteka yakoreye Abisiraheli, ariko kikongera kikagaruka no ku mirimo itangaje Uwiteka ari kudukora natwe muri iyi minsi, ndetse no kugaruka kwa Yesu Kristo ko bidatinze. Ndacyongera kukwibutsa yuko tukiri kuganira ku cyigisho cya 12 kivuga ngo Imana irakiranuka. Kuba twabanye mu byigisho byabanje, twize ibice 22 bigize igitabo cya Yosuwa, aho twabonaga imirimo n'ibitangaza Uwiteka yakoreye Abisiraheli. Atari ibyo gusa, ahubwo n'amasezerano Uwiteka yasezeranye n'Abisiraheli. Ibyo ntibyari bihagije uko yasezerana nabo, ahubwo icyari gifite imbaraga ni ugusohora kwayo, kandi n'ibyo ngibyo tubona ko byabaye. Ibi nibyo byatumye umwanditsi avuga ngo Imana irakiranuka. Gusohora kw'amasezerano y'Imana yari yagiranye n'Abisiraheli kwagaragaje gukiranuka k'Uwiteka. Mu guhamya k'umuyobozi w'Abisiraheli yaragize ati nta jambo ryiza na rimwe mu y'Uwiteka yasezeranije ubwoko bw'Abisiraheli ryakutse, ahubwo byose byarasohoye. Ibyo turabibona muri Yosuwa igice cya 21 umurongo wa 45. Hari ku itariki ya 20 Mutarama 1961, mu mbwirwaruhame ye umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John F. Kennedy yaragize ati dukoresheje umutima mwiza ariyo ngororano yacu yizewe, ndetse tukazirikana ko amateka yacu ariyo mucamanza uheruka w'ibikorwa byacu, reka dukomeze tujye mbere tuyobore igihugu dukunda, dusabe imigisha y'Imana ndetse n'ubufasha bwayo, ariko tuzi ko hano ku isi umurimo w'Imana ugomba kuba uwacu bwite. Iyi mbwirwaruhame F. Kennedy yayiteguye kubwo gutera abaturage b'igihugu cye umwete. Yosuwa nawe mu gice cya 23 ndetse n'icya 24 tuhabona abwira abayobozi b'Abisiraheli ndetse n'Abisiraheli bose yuko basohoza inshingano bahawe n'Uwiteka, arizo kubahiriza amasezerano yose. Aho yababajije nimba bo bazakorera nde, ariko we agahamya ati njye n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. Nk'uko twabibonye ku ngingo yo kuwa mbere, Yosuwa niwe wenyine wihamirije yuko byose byasohoye. Ibyo yavugaga yari amasezerano y'Uwiteka yari yagiranye n'Abisiraheli yuko azabaha igihugu, kuko bari bari muri icyo gihugu kandi baratsinze nk'uko Uwiteka yabibasezeranye. Uwiteka wasohoje isezerano ry'Abisiraheli muri icyo gihe, natwe bo muri iki gihe yadusezeranije iri sezerano rigira riti iri jambo ni iryo kwizerwa ngo niba twarapanye nawe tukazabanaho nawe, kandi nitwihangana tuzimana nawe, naho nitumwihakana nawe azatwihakana, kandi nubwo tutizera wahora ari uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza.
nk'uko biboneka mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 13. Nk'uko Abisiraheli basabwaga kwizera Uwiteka gusa, niko natwe uyu munsi dusabwa kumwizera yuko ari we uzadushoboza kugera muri Kanani yera yo mu ijuru. Buri gihe Abisiraheli bagombaga kwibuka yuko badashobora kubona intsinzi cyangwa igihugu nk'umurage wabo keretse binyuze mu kumvira Imana kubwo kumvira ijambo ryayo. Kumvira Uwiteka kw'Abisiraheli yari inkingi ituma amasezerano Uwiteka abasezeraniye asohora. Natwe uyu munsi kumwumvira ni inkingi ituma amasezerano yadusezeraniye asohora. Hari amasezerano menshi Uwiteka yasezeraniye abamwubaha, ariko muri ayo hari isezerano nyamukuru ari ryo kuzibanira nawe mu ijuru. Iryo ni ryo sezerano rihebuje Uwiteka yasezeraniye abamukunda kandi bakamwubaha. Iyo nanone dusubije amaso inyuma tukareba amagambo twabonye mu cyo kwibuka yavuzwe na Yosuwa agira ati, nta jambo ryiza na rimwe mu y'Uwiteka yasezeranije ubwoko bw'Abisiraheli ryakutse, ahubwo byose byarasohoye. Gusozwa kw'amasezerano y'Uwiteka kwagaragazaga kwitabwaho kw'Abisiraheli. Uyu ni wari umusozo w'urugamba ku Bisiraheli, ahubwo yari intangiriro y'urugamba rwo kurwana bashikamye kugira ngo ibigirwamana n'izindi mana zose zikurweho, ahubwo hashyirwe hejuru Imana rurema ariyo mugenga wa byose. Abisiraheli bose bagombaga kumenya iki ngiki, yuko intsinzi atari ukuri kwagezweho kudahinduka kuri Isiraheli, ahubwo bagombaga kumenya yuko bagomba guhora bishingikirije ku bufasha bw'Imana buhoraho. Nk'uko twabibonye muri iki cyigisho cyose, intsinzi za Isiraheli ntago zavaga ku mbaraga zabo cyangwa imikorere yabo. Niko biri koko no gutsinda icyaha ndetse n'ibishuko muri iyi minsi. Ibyo byose byagezweho binyuze mu kwitanga ndetse no kuzuka kwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu buri munsi ubwoko bw'Imana bugomba guhora bwishingikirije ku bufasha buhabwa na Mwuka Wera kugira ngo bubeho imibereho itsinda. Nk'ikimenyetso cyo kwitabwaho, Yesu Kristo ntiyadusize twenyine, ahubwo yadusigiye Mwuka Wera kugira ngo ajye atuyobora. Uwiteka witaga rero ku Bisiraheli, natwe aracyatwitaho, izina rye nirishyirwe hejuru. Imbibi zigaragara Uwiteka yari yarahaye Abisiraheli zari zo kumenya yuko icyaba atari ukurwana intambara zigaragara, ahubwo kwari ukumenya yuko intambara barwanaga yari iy'ibyamwuka. Ibi bivuze yuko yari intambara yo kumvira Imana cyangwa bakigira ibyigenge, bakemera gukurikiza inarijye yabo ariko kuyoborwa na Satani. Iyo turambuye muri Yesu igice cya 23 umurongo wa 11 haravuga ngo, nuko mugira umwete cyane wo gukunda Uwiteka Imana yanyu. Ariko nimusubira inyuma ho gato mukifatanya n'amahanga asigaye muri mwe, mugashyingirana mukifatanya nabo bakifatanya namwe, mumenye mudashidikanya yuko Uwiteka Imana yanyu itazongera kwirukana ayo mahanga buheriheri, ahubwo bazababera umutego n'ikigoyi. Bazabamera nk'inkoni zitimbura mu mbavu n'amahwa ahanda mu maso, kugeza ubwo muzarimburirwa mugashyira muri iki gihugu cyiza Uwiteka Imana yanyu yabahaye. Nk'uko twabibonye dukurikije rino somo mu byigisho byashize, akaga Isiraheli yahuye nako ntago kari akurwango Isiraheli yari ifitiwe n'amahanga yizengurutse, ahubwo kari akaga katewe n'ubucuti Isiraheli yaremye hagati y'amahanga yari ayikikije ndetse nayo. Intwaro z'ayo mahanga ndetse no gukomera kwayo ntago byagombaga gutera ubwoba ishyanga rya Isiraheli. Nyamara imitekerereze ndetse n'indangagaciro by'ayo mahanga byashoboraga kugaragara nk'ibiteje akaga kurusha imbaraga za gisirikare. Kuko Yesuwa yari azi neza yuko intambara bari kurwana yari iy'ibyamwuka, bagombaga gusigasira indangagaciro zabo kugira ngo hatagira indi mico y'abapagani cyangwa yo gusenga ibigirwamana yivangamo. Kugeza naho Yesuwa ubwe yababujije kuvuga cyangwa kwiyambaza izina ry'ibigirwamana cyangwa kurahira mu izina ryabyo, kuko yari azi neza ingaruka zari ziri mu kuvuga cyangwa gusubiramo amazina y'ibigirwamana. Intego ya Yesu ubwo yababuzaga gushyingiranwa n'abanyamahanga ntago yari iyo kwimakaza ivangura, ahubwo bwari uburyo bwo kwirinda gusenga ibigirwamana. Ibyabaye kuri Salomo ni urugero ruteye ubwoba rw'ingaruka zibabaje mu byamwuka ziterwa no gushyingiranwa n'abanyamahanga. Iyo dusomye mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 11 umurongo wa 4 haravuga ngo, Salomo amaze gusaza abagore be bamutwara umutima agakurikiza izindi mana, bigatuma umutima we utagitunganira Uwiteka Imana ye nk'uko uwa se Dawidi wari umeze.
Muri iki gice cya 11 kivuga uburyo Salomo yagushijwe no gushaka abagore b'abanyamahanga, maze nawe birangira atangiye gukorera imana z'andi mahanga. Nubwo Abisiraheli muri rusange bari baraburiwe, ntibabuze kugwa muri uyu mutego. Natwe uyu muburo uratureba wo kudashyingiranwa n'abo tudahuje kwizera. Pawulo aratugira inama agira ati: ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuzwa rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho. Amahitamo meza agena ejo hazaza hawe heza. Inshuti nziza ikwanduza imico myiza, ariko inshuti mbi ikwanduza imico mibi. Hitamo inshuti z'akamaro aho guhitamo inshuti z'abapfayongo. Ibi ntibyamaze igihe kirekire, kuko Abisiraheli byarangiye baguye muri uwo mutego wo gukurikira izindi mana. Kubwo kwica ndetse bakagomera isezerano ry'Uwiteka, ibi ngibi byateye Uwiteka uburakari. Nk'uko Abisiraheli bari barabibonye igihe bari mu butayu bagana muri Kanani, Uwiteka yafuhiraga izina rye. Kwica amategeko ndetse n'isezerano byatumaga uburakari bw'Uwiteka bukongezwa. Kunyagwa ndetse no kurimburwa kw'Abanyakanani kugaragaza neza yuko Uwiteka ari we mucamanza w'isi yose, kandi Imana irwanya icyaha aho cyaba kiri hose. Isiraheli ubwayo yari ifite ubushobozi bwo kwigira ku byayibayeho mu bihe byashize kugira ngo igene ahazaza heza. Uburakari bw'Imana ntago ari ubw'ibirakariye abantu, ahubwo ni ubw'ibirakariye icyaha kiri muri bo. Uretse icyaha akagarukira Imana, Uwiteka amwakirana ibambe. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Uburakari ndetse n'ifuhe ry'Imana bigaragaza urukundo Uwiteka dukunda, ariko nanone bikagaragaza urwango Uwiteka yanga icyaha. Igishimishije ni uko uburakari bwayo budashingira na rimwe ku marangamutima, ntabwo ari ubwo guhora, kandi ntabwo aba ari ugukabya. Kubw'urupfu rwa Yesu Kristo duhabwa imbaraga arizo Mwuka Wera zituma dushobora gukora ibyo tutakwishoboza. Umunyabyaha wisunze Yesu Kristo abasha kurwanya ingabo ibihumbi n'ibihumbi za Satani, kandi akazinesha. Kwifatanya n'Uwiteka ndetse no kumushikamaho nibwo buryo bwonyine bwo kwishimira imigisha y'isezerano ry'Uwiteka. Buri gihe Imana yifuza ko kumvira amategeko yayo bikwiriye guturuka ku mushyikirano abantu bafitanye nayo. Satani ashuka abantu ababwira yuko bitewe n'urukundo Uwiteka akunda ikiremwa muntu rwinshi atazarimbura abantu bakora icyaha. Ariko Imana yo yerekana yuko ingaruka z'icyaha ari ubuhanya n'urupfu. Kandi uwanze kwitandukanya n'icyaha nta kabuza azapfana nacyo. Uwiteka duhamagara dukangurira kwitandukanya n'icyaha maze tukamusanga, kuko ari we agakiza kabonekeraho. Uyu munsi ndakwifuriza kwifatanya n'Imana ikiranuka, maze ugatera umugongo icyaha kugira ngo ubwizaza tuzibanire. Ibyo ni byo ngusabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusoze dusenga. Igitare cy'amahanga udukunda, izina rye nishyirwe hejuru. Kora ku mutima wa buri mwana we wese amenye yuko ingaruka z'icyaha ari urupfu, naho kwitandukanya n'icyaha ari ukubona ubugingo buhoraho, maze ubwo uzaza tuzibanire. Ni mu izina rya Yesu. Amen.